Ivy'inyarugenge bikomeje gukomera. Uyu munsi ngiye kubaha inkuru ya DJ Brian wasenye urugo rwa Kimenyi Yves na Muyango. Ivy'inyarugenge byakomeye. DJ Brian arashinjwa kuryamana na Miss Muyango bigatuma batandukana na Kimenyi. Ndagusuhuje kandi nanone nguhaye ikaze ku Musozo TV, nguhaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi, nguhaye ikaze kandi kuri Bean Empire. Ngewe nitwa Mr Bean. Utarengejeho promoter ntago reba byuzuye, umwana w'umushi bikunda kandi ubyemera. Nyita Prince w'inaha ngo duhorana mu biganiro bitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kurebera inkuru ya DJ Brian. DJ Brian iby'inyarugenge ntibyoroshe, umugani wa muhanzi wabiririmbye. Umuntu arahumza gace yabumbura amaso agasanga ibintu byahinduye isura. Ubu noneho inkuru igezweho nivuga ukuntu DJ Brian yagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rwa Miss Muyango Claudine na Kimenyi Yves. Bamaze iminsi badacana uwaka ariko bagakomeza kubihisha, mbese batwitse inzu bashaka guhisha n'umwotsi. Imbarutso yo kumenyekana kw'aya makuru y'ibanga y'urugo rwa Muyango na Kimenyi yaturutse ku mwuka mubi wavumbutse hagati ya Keza Trisk na Muyango. Uyu mwuka warenze aba bombi hagati yabo ugera aho utuma bishishanya kugeza aho Keza aheruka gutungurwa nuko Miss Muyango yashatse kumwubikira imbehe mu kazi bagombaga guhuriramo mu ijoro ryo kuwa 27 Kamena 2025. Nakazi bagombaga guhuriramo na Shadibu mu kabare kitwa Paddock Lounge. Gusa Treski ariwe Keza yavuze ko kwa 26 Kamena 2025 Muyango yahamagaye ba nyiri kabara ababwira ko badashobora gukorana, ko bakwiye guhita mwo umwe. Komeze mwumvira inkuru. Mu butumwa burebure yasangije abamukurikira ku munsi wakurikiyeho, Keza Tracy yavuze ko we yafashe icyemezo cyo kureka ako kazi agahitamo kugaharira Miss Muyango, ari nayo mpamvu atigeze agera ahabereye ibirori. Mu kiganiro cyabereye kuri TikTok mu buryo bwa live byavuzwe ko Keza yagiranye ikibazo na Muyango biturutse ku mubano udasanzwe yagiranye na Kimenyi, ariko undi abyamaganira kure avuga ko basanzwe bafitanye ubushuti busanzwe. Ati nge rero ikintu cya mbere ndi kuvugaho, niba ari amakuru y'imihanda nge hari andi numva. Nimba nziranye n'umuntu ntabwo bivuze kuryamana nawe. Ibyo bintu ni ubwa mbere nzumvishe. Nta kintu kigeze kiba hagati yanjye na Kimenyi. Kimenyi twabaye inshuti igihe yakundanaga na Didi. Keza yakomeje avuga ko uretse kubeshera gukururana na Kimenyi, ahubwo afite amakuru avuga ko DJ Brian ashobora kuba ari we wasenye urugo rwa Kimenyi Yves na Miss Muyango, kuko amakuru yavugaga ko uyu mugore yakundanye n'uyu mukobwa mugenzi we uvanga umuziki, bakagera aho bagera no ku ngingo y'amabanga yo mu gitanda. Ati nanjye amakuru y'imihanda avuga ko bashwanye, batandukanye Kimenyi na Muyango. Nanjye niyo amakuru numva. Amakuru avuga ko batandukanyijwe nuko Muyango akundana na DJ Brian. Ibi ariko Brian yabyamaganiye kure avuga ko we na Muyango bahuzwa n'akazi. Ati ndarengana, ngewe na Muyango turakorana, dukorana kuwa 4 no kuwa 6. Ntabwo Muyango aransoma no kwitama bisanzwe, nta nubwo araza iwanjye wenyine. Yahaje rimwe ari kumwe n'umugabo we. Inshuro zose nagiye kwa Muyango Kimenyi Yves yarahari. Ubwo Muyango yahabwaga umwanya ngo avuge, yirinze kuvuga icyo apfa na Keza. Avuga ko icyatumye bashwana uyu mugore we ubwe akize. Yamusabye ko ibyo
yamukoreye atazigera agira undi muntu abikorera. Asaba abantu kureka guta umwanya ku byabo kuko bifite amateka yabo kandi bizakemurwa n'Imana. Ati Keza icyo dupfa arakizi, ahubwo Keza ndashaka kumugira inama. Keza nk'uko wabivuze ngo twese dufite abana, ndagusabye ibintu wankoreye ntihazigere ugira undi muntu ubikorera, yaba hano mu Rwanda no hanze yarwo, aho wenda ushobora kuzajya. Ukuntu uvuga neza, uko usobanura ibintu byawe, ibintu wankoreye ntihazigere undi muntu ubikorera, kandi ntekereza ko wabigezeho. Asaba n'abandi bameze nka Keza kureka iyo myitwarire nk'iye atigeze asobanura. Keza yahise aza avuga ko Muyango yari akwiye kuvuga icyo bapfa agaca amazimwe. Muyango ariko yanze kuripfana kuko nanone yaje avuga ko ikintu cya mbere bapfa na Keza ari uko yashatse kumutangamo pasi. Ati Keza ni umuntu wahereye kera ampigira hasi hejuru. Ntukabone umuntu atigize ikintu avuga ngo nurangiza uvuge ngo umuntu yatinye, ni akajyarya. Ibyo bintu byabaye ibintu birebire, hahandi nge nabwiye umugabo wanjye Kimenye ngo reba ibyo Keza ari kunkorera, biba ngombwa ko duhamagara uwo mugabo yashakaga kumpamo pasi. Yakomeje avuga ko ibyo Keza akora birimo gukangisha abagabo afitiye amashusho y'ubwambure bwabo, kuyashyira hanze mu gihe baba batamuhaye amafaranga. Ku byo kuryamana na Brian, Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazanwe na Keza kugira ngo yinjire mu rugo rwe. Ati urwo ni urwitwazo rwo kuryamana na Brian, narwo rwazanwe na Keza kugira ngo yinjire iwanjye. Ubwa mbere yarabanje agerageza iby'umugabo biramunanira, ubwa kabiri azana Brian, ubwa gatatu atangira kujya ahamagara abantu ateranya. Iyo nagusaba Keza baba umuntu, icyo nagusaba Keza umuntu. Mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze ko Keza yahise ashyiramo amajwi ya Kimenye ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore kugeza aho yari asigaye amujyana muri gym, kandi we yaramukoragaho undi akamubera ibamba. Ati ejo bundi nagiye kubona mbona Muyango aharaye gym, mbona Brian nawe arayiharaye. Mbere Muyango naramubwiraga ngo tujyane nkabona ni umunebwe. Ubu umuntu uri kubyuka akijyana ku cyumweru, mbona Brian ari we muntu umuturisha mu buryo nge ntazi. Nawe naramubwiye Muyango nti sigaye mbona warabaye umukobwa ujyamana nabo buhuje ibitsina. Ni ukuri kw'Imana rero Muyango dutandukanye nk'ukuntu natandukanye. Keza avuga ko gutangamo pase Muyango nta kintu kibi yabikoreye, ahubwo aba bombi we n'uwo mugabo bari bakeneranye, kandi uyu mugore akaba atari umwana utarageza imyaka y'ubukure ku buryo bamufatirana. Ndagushimiye kuba wumvisha aka gakuru. Niko imihanda imeze, harimo gutukaniramo ibitutsi byazukuye. Urabizi ibintu byo Brian, Dekati, umuntu witwa Godfather n'abandi bose. Ariko uyu munsi ngushimiye ko ukurikiye ino nkuru. Niba wageze kuno munota, ni cyubahiro ni icyawe cyose uragikwiye kandi ukwiye kugihabwa. Ndagushimiye rero, kandi
ngushimiye ko wanyumvishe neza kandi ukumva ibikwiye kandi ukantega amatwi, ukaba wibutse ukanda subscribe ku Musozo TV. Nagacano kanyu kabagezaho amakuru umunsi ku munsi, amakuru agezweho ndetse ari gucaracara mu Rwanda. Ndagushimiye rero kandi ngushimiye ko twakomeje kubana. Ngewe nitwa Mr Bean, iyo utarengejeho promoter ntago riba cyuzuye, umwana mushibikunda kandi ubyemera. Ngita Prince Winner, tubana mu biganiro bitandukanye umunsi ku munsi kuri Bean Empire ndetse n'Umusozo TV. Niyo channel yanyu kandi channel nziza ibagezaho amakuru umunsi ku munsi.